ntabwo ubizi ashobora kuba ikiganza cyawe n'iseko yawe nacheko yako ili kumusubize mimbara itamrudisha mu nguvu ikongera kamwereka ko inamuonesha kwa hari umuntu umuhaye agaciro na mtu anampatia ugiye umuryango wakamwibye wakati jamaa ugiye abaturanyi bakamwibye wakati wajirani wamemlima ukabona kamuha wewe unampatia heshima ukamuha kandi ari mu nzu y'Imana haiko mu nyumba ya Mungu ntabwo biba bipfuye kuvugwa gusa haiko tu kusemeka haleluya 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 Biblia inaniambia nini Biblia ngo Petro na Yohana Biblia inasema Petro na Yohana bageze kwirembo ryitwa Yesu walipofika kwenye lango ya nzu basanga umurwayi walikuta mgonjwa wali waramugaye alikuwa imyaka myinshi cyane miaka mingi sana warabasaba ngo bamuhe akawaomba wamupe yaramenyereye iki alikuwa amezoea kwa abantu binjira mu rusengero watu kuingia kanisa abasaba anawaomba bakamu wanampatia bamusubiza igisubizo wakamjibu cyamuciye intege yenyewe ni mukate bifeza n'izahabu feza na zahabu habyo dufite hatuna navyo kandi nibyo yashaka na yenyewe alikuwa na nibyo yasaba ndio yenyewe alikuwa naomba ariko ijambo liraanza kuvuga neno inaanza kusema wabitaho akawatizama sana abitaho akawakazia macho bamaze kubira icyo gisubizo wakati walimpa ile jibu yumva cetse intege akasikia anazofika muri Petero na ule Petro waramubwira icyo dufite akamwambia kenye tuko na icyo dufite kenye tuko na tugiye kukigu tunaenda kukupatia tugiye kugera gute tunaenda kufanya ngo ndimo ndashaka kuvuga wale nataka kusema ibyiza ya mzuri byo gufatana no kuboko umuntu muri ko ya kushikana mkono na wamubwiye ngo ndahaguruke sasa nimwambia simame wa muntu ndi yangu yule mtu akusimama wamufata ukuboko akamshika mkono aramuhagurutsa akamuinua akamsimamisha haleluya bwira umuntu bwajyanye mufasha ukuboko ambia mtu mwenyewe ukeneye kwakira urufunguzo unahitaji kupokea funguo ufungura ibyawe ya kufungura mlango ukeneye kwakira urufunguzo unahitaji kupokea funguo ufungura ibyawe ya kufungura mlango bwira kandi ntabwo uzarwakira ejo hautalipokea kesho uzarwakira uyu munsi unaipokea leo uzarwakira uyu munsi unaipokea leo zamura haleluya niba ubyizera zamura haleluya cyane niba ubyizera zamura indi haleluya cyane niba ubyizera zamura iyindi haleluya cyane Yohana yatangiye umurimo w'Imana alianza kazi ya Mungu awutangira mu gihe kigoye akaanza muda mgumu mwumvira ijambo neza nasikia hii neno mzuri naanza awutangira mu gihe kigoye akaanza muda ambao mu gihe kivuga butumwa cya Yohana wakati ya injili ya Yohana ni nacyo gihe hariho akarengane ndio wakati kulikuwa kutatizo k'itorero ya kanisa wavugaga Yesu mwenye alikuwa anasema Yesu amuvuga neza akimsema vizuri amukorera neza anamtumikia vizuri yahuraga n'akarengane alikuwa anakutana na kuonelewa bamwe ngo babice mu masitani wamoja waliwauia kwenye wengine waliwapatia bamwe barabatwitse wengine waliwanunguza bamwe barabatwitse wengine waliwanunguza iyo mpamvu hari indirimbo imwe sababu kuna nyimbo ya korali ya Kinyinya ya korale ya Kinyinya ibiririmba neza inaimba mzuri ivuga ngo bamwe muri abo banyamahirwe wamoja wa ndani ya babaciye ibihanga waliwakata babateka mu mafuta wakawapiga kwa abandi babarudaho amabuye wengine wakawawekwa kwa mawe haleluya amen naba bavugaga ni hawa walikuwa Yohana rero Yohana atangira umurimo w'Imana akaanza kazi ya Mungu kwinjira muri ministeri yo gukorera Imana akaingia kwa ministry ya akagenda kubwira abantu ngo Yesu ni mwiza anambia watu Yesu ni mwema Yesu agira neza Yesu anatenda mema Yesu aratabara Yesu anaokoa Yesu arakiza Yesu anaponya Yesu ni muzima Yesu ni mzima Yesu ariho Yesu arakora Yesu anatenda Yesu yarazutse Yesu anafufuka Yesu amara agahinda Yesu anapa Yesu amara imibabaro Yesu anamaliza huzuni Abaroma Warumi igisirikare cyabo jeshi ya Warumi uwo mugoroba kwa ile jioni ngo bakamukubita inkoni nyinshi wanampiga fimbo mingi bakamukubita inkoni nyinshi wanampiga fimbo bakamubwira ngo wanamwambia ntuzongere usifanye kuvuga ngo Yesu usema Yesu ntuzongere usifanye kuvuga uwo mugabo usema ule mwanaume Yohana akabyemera Yohana anabikubali hashira iminsi ibiri bakia siku mbili akongera akajya mu mujyi hagati anaenda mjini Yesu ni mwiza Yesu ni mwema Yesu ni muzima Yesu ni mzima Yesu arakora Yesu anatenda Yesu arakiza Yesu anaponya Yesu
yarazutse. Yesu anafufuka. Yesu atanga amahoro. Yesu anapanda. Yesu atanga ubuzima. Yesu anapanda. Bakongera bakamufata. Wanamchukua. Bakamushyira muri gereza. Wanamuweka kwenye. Bibutse Niwakumbushe ku bantu bizera Imana. Watu wanaamini Mungu. Ku bantu basenga. Watu wanaomba. Ku bantu bacishije. Watu wanaokoka. Ku bantu Imana ikunda. Watu Mungu anapenda. Nta kindi kintu Hakuna kitu Imana igaragariramo Mungu anaonekana. keretse ibigeragezo tuba twahuye nabyo. Isipokuwa jaribu tunakutana. Intambara duhura nazo. Vita tunakutana. Isi Imana igaragariramo. Byose yenyewe Mungu anaonekana. Haleluya. Byabayeho mu gihe cya Yeremiya. Kwa wakati ya Yeremia. Akajya abona abapagani. Anaona wapagani. Akabona ntibageragezwa. Anaona hawajaribiwa. Akabona nta marira bafite. Anaona hawana machozi. Nta ntambara bafite. Hawana vita. Ku munsi umwe ajya imbere y'Imana. Siku moja kaenda mbele ya Ariko Mungu. kuki abakiranirwa Kwa nini Wayerusalemu baguwe neza? wanakuwa vizuri? Muhora n'abateye. Ngo bashora n'imizi. Na Baranakura baranakomera. wanakomaa. Imana imuha igisubizo cyiza. Mungu akampatia. Biravuga ngo nubwo ubona bafite biri. Hata unaona biko na mimi. Gikure imitima yabo. Niko mbali ya roho zao. Bakure cyane y'imitima yabo. Niko mbali ya roho zao. Uriya mvuze ntibakumva. Kisema hawezi sikia. Nabiyo bavuze sinumva. Nao wakisema Nta siwezi. connection mfitanye nabo. Hakuna connection niko nao. Nta connection ngirana nabo. Sina connection nao. Ibanga rikomeye. Siri kubwa. Nubona uri kugerageza. Kiona unajaribu. Nubona hari intambara uri guhura Kiona nazo. kuna vita unakutana nayo. Ugasanga nta ruhare wazigize. Unakuta ukuhusika nayo. Ugasanga siwe wazizanye. Unakuta si wewe ulileta. Ugasanga ni satani. Unakuta ni shetani. Cyangwa zivuye ku Mana. Inatoka kwa Mungu. Jya wicara uvuge ngo Uikale useme. iyi mvura nubwo irimo iragwa Mvua taiko na izahita. itaisha. Nubwo iri zuba riri kuva Taijua inaweza bizahita. itaisha. Haleluya. 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 Uko bigenda. Jogisi vinafanyika. Uko bimeze. Jogisi viko. Na hadi Imana itunyuza. Nafasi ingine Mungu Ni ku ikosi ryayo. ni kwa kosi ya Ni ku ikosi ryayo. mafunzo ya Mungu. Ntuzahure n'umuntu rero Sikutane na mtu uri mu ikosi ryayo. mwenye iko kwa mafunzo ya Ashobora Mungu. gukaraba isabune. Anaweza Akaba kukakua. ari nayo wisiga. Njoo yenyewe unajipaka. Kubera iki? Kwa nini? Uri ku ikosi ryayo. Huko kwa mafunzo. Nta mavuta ushobora kubona. Hauwezi pata mafunzo. Gukaraba isabune. Ni kunawa sabuni. Ukanisiga isabune. Unajipaka sabuni. Cyangwa wajya kugura ubuto. Kama ukienda uza chifu Uteka. ya kupiga. Bwa buto watetse. Ile chife unapiga. Akantu gasigaye gato. Kakitu kanabakia kadogo. Akaba ari nako wisiga. Njoo kenyewe Uri unajipaka. mu ishuri. Huko kwa masomo. Icyo gihe uba ukiri mu ishuri. Ile wakati ungali kwa masomo. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Shimira Imana rero. Nashukuru Mungu. Hari igihe kigera. Kuna muda inafika. Ikatuvana mu ishuri. Anatutoa mu masomo. Kubera imbaraga zayo. Juu ya nguvu zake. Kubera ukuboko kwayo. Juu ya mkono yake. Yohana agira ibibazo bikomeye. akapita mu magumu. Yohana kubitwa inkoni nyinshi. Akapigwa fimbo za milima. Yohana bamufunga mu magereza menshi. Yohana wakamfunga kwenye Yohana bamwicisha inzara Yohana inshuro nyinshi. wakamuisha njaa mara nyingi. Yohana bamujyana mu bigeragezo bikomeye. Yohana wakampitisha kwa jaribu. Umunsi umwe Siku moja baravuga ngo uyu mugabo wakasema huyu bwana twaramwishe ntiyapfa. tulimuua kuua. Twaramugerageje biranga. Msharibu akuvia. Ibyo twakoze byose byaranze. Yesu tulifanya bilishaka. Noneho igisigaye Keneki na baki. nimureka tumutwikire muri stade. Mulungusie mustadi. Ngo banga kumutwikisha umuriro usanzwe. Wakakatala kumulunguzisha moto. Umugambi wari uriho Mfalme alikuwa yari umugome cyane. alikuwa mtu mbaya N'abajyanama be na washauri ari wake abagome cyane. walikuwa watu wabaya. Baravuga ngo kugira ngo tumutwike Sema juu tumulunguse. mushyire muri stade ingunguru. Weke kustadi kunguru. Muyuzuze amavuta. Mujaze mafuta. Muyuzuze amavuta. Mujaze mafuta. Nimurangiza mumutereke. Mukisha mumuikalishe. Mucanire iyo ngunguru Muwashe moto chini. umunsi wose. Siku yote. Atokotere mu mavuta. Hatokote ndani ya mafuta. Ahire mu mavuta. Hanungulie mu mafuta. Urwo rupfu tumukatiye. Ndio kifo yenyewe tunamkata. Abana baramuterura. Yohani wakamunyanyua. Baramuzana muri stade. Wakamubeba bustani. Abantu bose Watu yote baraho bari kureba. walikuwa pale biko. Baraho bahanze amaso. Walikuwa pale wanaona na macho. Bamugejeje. Kama nimufikisha. Yohana aravuga ngo birarangiye. Yohana akasema binaisha. Ariko yibuka ijambo rimwe. Lakini akakumbuka neno moja. Yesu wapfuye. Yesu aliyekufa. Yesu mvuga. Yesu nasema. Ni Yesu wapfuye. Ni Yesu aliyekufa. Yesu mvuga. Yesu ninasema. Ni Yesu wabambwe. Ni Yesu aliyetundikwa. Ni Yesu wamanutse kuzimu. Yesu alishuka kuzimu. Akamara iminsi 3. Anamaliza siku 3. Yesu mvuga. Yesu nasema. Yesu wazutse. Yesu aliyefufuka. Ni Yesu wazutse. Yesu aliyefufuka. Ubwo yazutse. Yesu alifufuka. Nanjye yanzura. Na mimi naweza nifufuka. Yohana gushagura amavuta. Walipomtia kwa mguu. Ajya bari guseka. Akatoka Ajya bari guseka. akaingia na cheka. Ajya bari guseka. Akaingia na iko na cheka. Mubakibaza ngo Na sasa wanajiuliza. uyu muntu tugiye kumutwika. Huyu mtu mbona
tunaenda arimo mbinguni. arasetwa n'iki? Iko nacheka na nini? Aho igihe cy'urupfu cyageze, Wakati ya kifo mu Mungu kintu kiri kumusetsa ni iki? kitu namchekesha ni nini? Reka batangarize ijambo rikomeye. Batangazie neno. Ujye ugera ku rwego Kuifika mwisho usuzugura ikigeragezo. unasahau utamu. Ujye ugera ku rwego Unafika kwa usuzugura ikibazo. usahau shida. Na wa mwanzi wawe uzi. Shida adui wako. Uzi ko ari umwanzi wawe. Anajua ni adui wako. Tumwiraho umusuhuze. Umpitie kwa Afite mshida. kuzi kuvuga. Ajue kwamba Afite ko anaramutse. kwamba umeamka mshida. Azamuye haleluya. 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 Nubona ibintu bitanu. Ukiona 5,000 Ujye ugura inusu y'inyama. umugusia tawisha. Uyikaranga yumva urukarango. Karanga asikia Arwumve. asikia. Uzi ikintu uzaba ukoze. Unajua kitu Usuzuguye abadayimoni. umesahau mapusu. Usuzuguye satani. Umesahau shetani. Imana yabwiye. Mungu ameniambia Uyu munsi irabayifunguza. atawapatia funguo. Fungura imigisha yawe. Fungua baraka zako. Uyu munsi irabayifunguza. Atawapa funguo. Ukuri kw'Imana. Kweli ya Mungu. Uratwara urufunguzo rwawe. Utamujia na funguo. Iby'abarozi bafunze Ile tauna bigomba gufunguka. Ngoma funguo. Iby'abagome bafunze Ile wabaya walifunga. bigomba gufunguka. Atafunguliwa. Iby'abadayimoni bafunze Ile pepo walifunga. bigomba gufunguka. Atapasa funguo. Niba ubyizeye ntabwo bizi. Kama niamini Niba siku. ubyegeranye ntabwo bizi. Kama ni yule mwenye Ariko hari umuntu uri bwakire atapokea urufunguzo rwe. funguo yake. Ubuzima bwe abari bakumenyereye Alikuwa anakuja Imana ikakwimura. Mungu anakuhamisha. Haleluya. Hereza Imana icyubahiro. Patia Mungu utukufu. Bwira Imana ngo Mana yanjye Ambia Mungu Mungu wako. yanjye uyu munsi ndashaka urufunguzo. Leo nataka funguo. Usiache Mungu Mule siku ipite. Usikamata funguo. nafasi funguo. Usiache Mungu Mule kema. siku ipite Musule. bila kukamata funguo. Nafasi funguo. Nataka fungue maisha yangu. Sasa kufungura ubuzima bwanjye. Yohana bategura imugura amavuta. Wameandaa kunguru ya mafuta. Barayitegura neza. Wanaiandaa vizuri. Bamuterekamo. Wanamuweka ndani. Bamuterekamo. Wanamuweka ndani. Ngo baracanira. Wanawakisha. Baracanira. Wanawacha moto. Iyo ngunguru yari ipfundikiye. Ngonguni ilikuwa nafunika. Baratangira baraganira. Wanaanza ongea. Baravuga ngo turamurangisha. Wanasema tunamumaliza. Baravuga ngo tugize gute? Tumefanya nini? Baravuga ngo tugize gute? Wanasema tumefanya. Ngo hari abantu bazi ko Na bakurangije. watu wanajua mashamba. Ariko ntabwo bakurangije. Hawayakumaliza. Keretse yaba warapfuye bakagushingura. Yakuwa ulikufa Ariko Imana yabanyuze muri humye. Mungu aliwapenda. Ibyo bakoze byose bakabikora. Ugakomeza ukabaho. Haleluya. Haleluya. Ubu bazi ko bakurangije. Wanajua wakishakumaliza. Ntabwo bakurangije. Hawayakumaliza. Ufunga si ufungura. Wanafunga iko Barakwandika kwemera. wanakuchukua. Baragusiga akanzu. Nuko Imana ikora. Baragukomeretsa ikombora. Nuko Imana ikora. Barakuvunika kunga. Imana igira pomade zo kunga abantu bayo. Haleluya. Nuko Imana ikora. Baragusana bakaguharabika. Ikakuhagira ikabikuraho. Nuko Imana ikora. Haleluya. Yesu wacu nashimwe cyane. Yesu wetu asifiwe. Yesu wacu nashimwe cyane. Yesu wetu asifiwe. Hari ikintu kimwe giye kubibira hibana. Mtu mmoja nenda bailia sana. Yohana kubwiriza Yohani kuhubiri. yabwirizaga ari mu mavuta. Wanahubiri ndani ya Mu mavuta y'Imana. mafuta ya Mu Mungu. mavuta ya Mungu. Mafuta ya Mu Mungu. mafuta y'Imana. Mafuta ya Mungu. None ikoze abakoze Sasa kosa walifanya. bongeye kumuteka mu mavuta. Wanamutia sana mu mafuta ya Mungu. Bamutetse mu mavuta. Wanamutia mu mafuta. Asanzwe ari umunyamavuta. Alikuwa mtu wa mafuta. Asanzwe Alikuwa mtu wa mafuta. bamutetse mu mavuta. Wamemweka ndani ya mafuta. Asanzwe ari umunyamavuta. Alikuwa mtu wa mafuta. Amavuta ntiyatwika ni mavuta. Hawezi ngusa ingine mafuta. Amavuta ntiyatwika ni Mafuta mavuta. hawezi ngusa mafuta. Ntabwo bishoboka. Haiwezekani. Ahubwo arashushanya. Mafuta Agacayurana. inachamushana. Inacamushana. Mafuta inachamushana. Fata amavuta uteke mu yandi mavuta. Mafuta usije ndani ya Amavuta yatwika yandi. mafuta haiwezi Ahubwo aracamushana. mafuta Aracanyurana. mafuta Mu gihe inachamushana. batekaga Yohana, Wakati walikuwa napiga nyama. komantere biblike Sasa komanteri ziravuga ngo yari atangiye gusasa. alianza kuzeeka Muri ya ngunguru y'amavuta ndani ya mkunguru ya mafuta. Imana itangira kumukandakanda. Mungu akaanza kumgusa. Itangira kumusubiza ubuto
wakaanza kumrudisha. Imana itangira kumubwiriramo Wakaanza kumwambia iyi kuguru bagushizemo nakumbuka nuyisohokamo ukitoka baraza gutangara. watashangaa. Hari n'abantu bari bukizwe Watu wataokoka bagakizwa babonye usohotse mu muntu, bagakizwa babonye usohotse mu muntu, wanaona unatoka Mungu. bagakizwa babonye usohotse muri icyo kibazo. Unatoka na ile shida. Haleluya, haleluya, haleluya. Iri yerekwa rirakomeye. Imaono iko nguvu. Ni ngombwa gutwara urufunguzo rwawe. Wewe funguo yako. Ugiye bategereje ngo Yohana yahe, Wakati wanangoja Yohana amenunua. ibyo bacanishaga byashize. Yenyewe walikuwa Bacanye umuriro ugera uranazima. wanawakisha moto na nyasi. Sama baraze mu rumwegeranye ariko uri umuriro umaze iminsi unyura. Nakumbuka moto yenyewe unamaliza siku uko napita ndani. Pia mwenzako. Nakumbuka moto yenyewe unamaliza siku. Hari igihe abadayimoni bagucana umuriro Wakati mapepo wanakuwa uzagira ngo ni wowe mubi muri karitsiye. naweza wanja mbaya mkalicha. Hari igihe abadayimoni bagucana umuriro Wakati mapepo ukagira ngo wanakuwa ni wowe mukazana mubi mu muryango. naweza wanja mkazana Hari igihe mbaya. abadayimoni bagucana umuriro Wakati mapepo wanakuwa ukagira ngo ni wowe utazi gukora. naweza wanja uwe Ikintu cyose ukoze kitu chote unafanya. ukabona ntikigenda, Anaona akiendeke. n'icyo ushoye Na kenye unaweka kigasha. kinamungua. Hari igihe abadayimoni bagucana umuriro Pepo inakuwasha. Watembea mu Imana ibibizi, Mungu anavijua. ibivuga ngo nta kibazo, Nasema hakuna shida. ntakuba agende mu muriro Hata iko na ariko nabizi afite ubwenge. lakini iko na akili. Igihe azasohokera muri uyu muriro Toka na imani ubwenge bwe buzagaragara. yake itaonekana. Zamurira haleluya. Ahakuye muri mu muriro Sasa kwenye uko mubagira ngo byararangiye. wanaona ninamalizia. Haleluya. Ndimo ndavugana nande we. Ahakuye muri mu muriro Wanakuona ndani ya mubagira ngo byararangiye. wanawaza vinaisha. Kandi koko nibyo, Na ndio ni kwa ngo uwabo waterekamo wakuwa wakikalisha bakabatereka mu muriro urimo na waikalisha mmoja bahitabasha. wanaweza Kwihangana kwawe siko kwihangana kwabo, kwako iko kufungusa. gusenga kwawe siko gusenga kwabo. Yako iko ndio kwa Hari umuntu wafata ibigeragezo byawe anaweza chukua cha nabimukorera icyumweru kimwe kimwebesha agasara mu muhanda hariya akiruka, kwa mzee wa siku. ariko sha wowe uratuza Wewe unatulia. ugatuza muri uwo muriro Unatulia maile moja. ukavuga ngo nubwo urimo uranyotsa Hata uko na nini? ariko Imana irahari, Lakini Mungu yuko. nubwo urimo urantwika Hata uko na nini? ariko Imana irahari. Lakini Mungu yuko. Ndatangaza uyu munsi Tangaza leo. ingunguru bari baragushizemo, Kunguru walikuwa ingunguru wari uri gutwikirwamo. kwa ndani ya Hari igihe cyo gutwikwa, wakati ya hari igihe cyo kugenda mu muriro, hari igihe cyo gufungiranwa, hari igihe cyo gufungurirwa ugasohoka ukava aho hantu. unatoka ile fasi. Igihe kigeze Wakati lipo basi ngo bamurangije, wanajua wamemaliza. basi ngo byarangiye, Wanajua vinaisha. ngo baravuga ngo ngaho ari mupfundure, Wakasema sasa mupfundure iyo ngunguru. mfunue ile nguvu. Nimara kwipfundura Ukisha fungura n'umwotsi ntawo muri bubone, na moshi hamtaiona. kuko ubu yahiye byarangiye. Hivyo amenungula basi. Ngo bagipfundura ingunguru Walipofungua nguvu yari irimo amavuta, ilikuwa ndani mafuta. basanga amavuta asanzwe Hata mafuta yakamye, imekauka. ahubwo amavuta yavuye mu ijuru Mafuta imetoka aracyari mazima. ndani mzima. Amavuta avuye mu ijuru aracyari mazima. Ndani mzima. Ndashimira Imana, Shukuru Mungu. nubwo wagendaga mu muriro Hata ulikuwa na ariko wari ubizi icyo Imana yakuvuzeho. Ariya ni amavuta adasaza, ariya ni amavuta atabora, ariya ni wazamuriye haleluya. Ariya ni amavuta adasaza, mafuta inayozeka. ariya ni amavuta atabora mu Mafuta mafurike. inayozeka. Hari icyo Imana yakuvuzeho, Mungu alikufanya. nubwo wari uri muri uwo muriro, Hata ulikuwa maile. kuba wari urimo wari urimo, Kwa moto ulikuwa ndani. ntabwo Imana yabintu umutawurimo. Hawezi nituma na Uretse ko uwezo. ntabwo ari mwese Haiko nyie wote. uwo mwegeranye, Ni ule mwenye ariko moto. natwe umuriro wari urimo. Moto wenyewe Igihe cyo kuwusohokamo, wakati ya kutoka. igihe cyo kuwusohokamo, Wakati ya kuitoka. igihe cyo kuwusohokamo, Wakati ya kuitoka. igihe cyo kuwusohokamo Wakati ya kuitoka. cyageze. Imefika. Kandi unawusohokamo Utaitoka. imbere y'abawugushizeho, Wenyewe walikuja. imbere y'abifuzaga ko uruhiramo. Wanataka ulimwengu. Uzi gutabarirwa aho wasebeye, Kuokolewa kwa nyumba. uzi kwambara aho wambariye ubusa, Kuokolewa kwa nyumba. uzi guheza icyubahiro wasuzuguriwe, uzi guheza ijambo aho waryaciwe. Hao wanyama kwa nyumba walikuja. Urawusohokamo bareba, Toka ndani. urawusohokamo bareba. Toka ndani na mikono. Imana
cyane ikugerageza bareba ikanagutabara bareba Imana ndayikunda cyane yemera kurira bareba ikarebera guseka bareba ntagira ibituma Imana ibikora Imana ibigushakira bazagufasha gushima Imana imaze iminsi igushakira abazagufasha gutanga ubuhamya duhana uri gutanga ubuhamya ntabwo bizakuvuna kuko uzari mwabo bariya na bariya baranze bazamuye haleluya ntabwo bizakuvuna gutanga ubuhamya kuko uzari mwabo na bariya twaraturana na bariya twarasenganye na bariya barabizi ntabwo twajyanye mu ruhengeri barabizi ubuhamya Imana irimo ikora aho Imana igusohoye imaze iminsi gushakira ubuhamya n'abazagufasha gutanga ubuhamya n'abazagufasha kugira gute gutanga ubuhamya haleluya 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 naguhesha umugisha wo gusohoka mu muriro imbere y'abawe umushizemo naguhesha umugisha wo gusohoka mu muriro imbere y'abanzi bawe imbere y'abagore bawe abawugushizemo bareba abawugushizemo bareba abawugushizemo bareba niba bibona uwusohokamo niba bibona uwusohokamo bibatere kwikanga reka mubwire mugiye gutera abantu ubwoba mugiye gutera abantu ubwoba bo bari bazi ko utazamara amezi 3 udapfuye niba wari umaze imyaka 10 imyaka 20 ugiye kubatera ubwoba bamwe bazavuga ko zishobora kuba ufite umupfumu uruta abapfumu bajyaho ariko umupfumu wawe ni Yesu Yesu arabaruta Yesu arabaruta Dawidi yarabivuze Uwiteka antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye antunganyiriza ameza ntabaho batabishaka ariko babaho ntambara batabishaka ariko ntambara gatera imbere batabishaka ariko gatera imbere abana banjye bagatsinda batabishaka ariko bagatsinda abana banjye bakiga neza batabishaka ariko bakiga ikintu kigiye kukubaho wakiriye amavuta yo kubatera ubwoba yo kubatera ubwoba yo kubatera ubwoba aya mavuta urayakiriye aya mavuta urayakiriye wakiriye amavuta yo kubatera ubwoba kubera iki baguteza amezi uzayamara ukijijwe umwaka uzashira ibiri izashira bajya bavuga ngo hey twari tuzi ko atazamara amezi 2 atazamara amezi 3 none umwaka akaba urangije twari tuzi ko bamumanitse ahantu bamutabye ahantu bavuze ngo azamugara amaguru kubera icyo ari kubasha kugenda ni ukuri ko Imana akorera Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka Imana ya Isiraheli igihe cyabo kirageze kugira ngo batere ubwoba igihe cyabo kirageze kugira ngo batere ubwoba Zaburi haleluya Zaburi haleluya wakati walifungua mazigo byarangiye banatuma binaisha abantu bashize mu mungoro wenye balitia ari umusaza iko museze ari umusaza iko museze afite inguma iko na afite ibibyinti y'inkoni iko na bati babona zamuye umutwe babona natondisha babona avuye muri yangumu toka maile ngumu ari umwana mutoya iko mtoto ari umusore ufite imbaraga haleluya amen reka mubwire hata nikwambie bigiruko ngo watinze gushaka siogopa se ulikawia ule bigiruko ngo watinze gushaka siogopa se ulikawia Imana ikuzaniye Mungu amekuleta ungana nuko imyaka yawe ingana haracana abantu bashaka bafite imyaka yawe Zaburi haleluya
Wakikwambia hari abashaka abasaza, kwa wenyewe hari wanatafuta. abashaka abantu bakuru, Kwa wenyewe wanatafuta. hari n'abashaka abantu batoya. Na wenyewe wanatafuta. Ninde wababeshe se? Nani alibata? Abantu bose barongora abakobwa bato, Watu yote wanawake. hari n'abashira abakobwa bakuru. Kwa wenyewe wanatafuta. Ninde wababeshe se? Nani alibata? Abantu bose babana n'abasore bato, Watu yote wanaishi na hari n'abana wavijana. n'abasore bakuze. Na kuna wavijana. Haleluya. Amen. Icy'ingenzi inkweto yawe irahari. Ya lazima kiatu yako. Ikiyaga ni kinini, Na ni kusema ifi yawe nta wayiroba. samaki yako hakuna mwenye Ikiyaga ni kinini, yake ni kubwa. ifi yawe nta wayiroba. Samaki yako hakuna mwenye Baravuga ngo batinze gukora, unakata ntabwo inganda zizi ibyo uzakora zirahagarara. Sine asiyemalizika. Inganda zikora ibyo uzakora Sine ya kufanya ntabwo zirahagarara. Siku asiyemalizika. Bose Mana yanjye, Mana yanjye, Mana yanjye, Mungu wangu. Mana yanjye, abantu ndikubwira barahari. Watu wenye niko. Haleluya, Amen. haleluya. Gutinda cyane mu muriro Kawia sana no Mungu. gutinda cyane mu ngunguru Kawia sana sibyo Mungu. bisobanura ko amahirwe apfuye, Ndio vinasema basi. sibyo bisobanura ko amahirwe apfuye. Wenye vinafasiria. Imana ifite imbaraga. Mungu iko na Niyo amahirwe ya mbere apfuye, bahati ya ni kwanza. kurebera ya kabiri. Anakumbia Niyo ya kabiri apfuye, ni kurebera ya gatatu. Niyo ya gatatu apfuye, ni kurebera ya kane. Niyo ya kane apfuye, ni kurebera ya gatanu. Uzi impamvu? Natoa sana. Inzira zayo zirenga. Zamurira haleluya, zamurira haleluya, zamurira cyane haleluya. Bwira umuntu wageze ngo wari uzi ko byarangiye se? Uko na unajua kama Ubwira ngo vizuri ntabwo birarangira. hadiaishi. Cyakora reka mbabwire, Acha niwaambie. kuri papa we hari igihe birangira, Baba yako inawezekana. kuri mama we hari igihe birangira, Mama yako inaishi. kuri musaza we hari igihe birangira, Kaka yako inaishi. kuri muyomba wawe hari igihe birangira, Aliomba kuna wakati kuri naishi. nyogosenge hari igihe birangira, Bwana kwa sangazi kwa mbali. ku muyobozi ukuyobora hari igihe birangira. Akiongoza na kuongoza. Rwose kurusha undi gukunda amagara Ni marafiki na hari igihe birangira. na wakati vinaishi. Abo ngabo kuri bo hari igihe Wale birangira. kwa vinaisha. Yego, Ndio. ku bantu byarangira, Watu vinaishi. ariko ku Mana, Lakini kwa Mungu. ku Mana ni muri aya mavuta, Iko maima. ni muri aya mavuta. Iko maima. Ndagira ngo muhanurire aya magambo. Atakutabiria. Ntabwo uracererwa, Hauyachelewa. ntabwo uracererwa, Hauyachelewa. ntabwo uracererwa, Hauyachelewa. ntabwo uracererwa. Hauyachelewa. Diplome ziracyatangwa, Yote zinaenda ntabwo pale. uracererwa. Hauyachelewa. Ninge ndimo ndabwira nabifate. Yenye niko naambia maduka. Diplome ziracyatangwa, Yote zinaenda pale. ntabwo uracererwa. Hauyachelewa. Perime ziracyatangwa, Yote zinaenda pale. ntabwo uracererwa. Hauyachelewa. Inzu ziracyubakwa, Nyumba zinaenda ntabwo pale. uracererwa. Hauyachelewa. Inganda ziracyakora imodoka, Sima zinaenda pale. ntabwo uracererwa, Hauyachelewa. ntabwo uracererwa. Hauyachelewa. Bivuga ngo bambaye mbere yawe, Wenye walifanya mbele. reka modeli zabo zirangire, Mbele yao. wowe uzambara modeli nshasha. Wazamura haleluya, zamura haleluya, zamura haleluya, zamura cyane haleluya, ntabwo uracererwa, Hauyachelewa. ntabwo uracererwa. Hauyachelewa. Ninde wagushutse ko wacerewe? Kudanganya kwa Ninde Mungu. wabashutse ko wacerewe? Wanadanganya kwa Imana Mungu. iracyakora, Mungu angana na Imana tena. iracyakora. Mungu angana na Ntabwo tena. uracererwa, Hauyachelewa. ntabwo uracererwa. Hauyachelewa. Uyu munsi urakira urufunguzo Leo rwawe, utapokea fungu la uyu munsi urakira urufunguzo Leo rwawe. utapokea fungu la Ni ukuri, Kweli. urakira urufunguzo rwawe, Utapokea fungu la kandi icyo uri bufungure cyose Wenyewe utafungula tu. guhera uyu munsi, Tangu sasa. guhera ukimara kurwakira, Pokea umepokea. guhera ejo Pokea. umaze kurwakira, Kisha pokea. nta hantu uzakingura ngo byawe. Wenyewe utafungula mkataba. Ninde wakubeshye ko wacerewe? Kudanganya kwamba Ofisi ziracyahari. ndio Ninde ingali. wakubeshye ko zawe wacerewe? Kudanganya kwamba Biro ziracyahari. ndio ingali. Kandi reka bamenere ibanga, Hata ni reka wabembezi. bamenere ibanga. Waibie si. Urimo urashaka akazi, Unatafuta urimo kazi. urashaka akazi, Tafuta kazi. reka kumenere ibanga. Hata ni kuibia. Umwanya ugiye guhamagarwamo Nafasi unaenda ntabwo ikali. uri vide, Haiko bure. hari umuntu uri gukoreramo, Uko mtu anatumikia. hari umuntu wicayemo. Kuna mtu anaikala ndani. Uzi ikintu bigiye gusaba? Unajua kitu Bigiye gusaba amavuta naomba mafuta ari ku rwego rwo hejuru, ya aina ya supernatural oil. ni kusema mafuta Amavuta ari ya ku rwego rwo
hejuru mafuta aina ahagurutse uwo muntu wicaye ku ntebe yawe utaikala kwa kiti yako. Mana yanjye Mana yanjye Mana yanjye Mana yanjye Mana yanjye Mana yanjye none si Imana ivuze nibahaye amazu Mungu akisema na wapatia hari ahantu murabona muri Rubavu hatubatse kwa fasi Mungu bafuta yewe hari aho mubona hatubatse kwa fasi Mungu uzikiri Imana irimo ivuga na hiyo kitu Mungu izasohora murimo atatosha ujyemo wala ingia ibi byabaye ku Bisiraheli yenye kilifanyika yarababwiye ngo mbajyanye Kanani na wapeleka Kanani bahaye igihugu na wapa nchi nimukigeramo mukifika zirukana Abahivi nafukuza Wahethi zirukana Abayebusi Wayebusi zirukana Abaheti kama Wahethi nzabirukana nafukuza n'Abanyakanani na Wakanani yari amahanga arindwi ilikuwa mataifa ari saba muri icyo gihugu alikuwa mwa ile nchi irababwira ngo kamwambia nimugera muri icyo gihugu kufika kwa ile nchi muzanywa amata mutakula muzarya n'ubuki mutakula muzarya n'ingano mutakula byo ngano muri icyo gihugu ya ile nchi mubirye muhanga Bisiraheli wakati wa guhera ku munsi wa mbere tokea siku ya bahaguruka muri Egiputa simama Misri Imana yahise itegeka Abahivi n'Abayebusi nimuhingire abana banjye bari kuza sasa mtoke watoto wangu biko kandi mukore ibigega mujye muhunikamo mfanye dala mtie mukore n'imitiba mujye mushyiramo mfanye dala mkwe na tia mufate n'amajerekani y'ubuki mwakamuye na mapito ambao muyashyire ku ruhande uweke pembeni bazaza bananiwe watakuya na wabele Imana irabizi Mungu anajua usohoka mu kigeragezo unaniwe toka mjaribu na kwa usohoka mu kigeragezo unaniwe toka mjaribu na kwa kurya niyo mpamvu ugira ibyishimo sababu na kuona bikakurenga inakupita usohoka mu kigeragezo unaniwe toka mjaribu na ndashimira Imana nashukuru Mungu irimo irategura abazagukanda anaandaa mwenyewe irimo irategura umushahara uzahembwa anaandaa mshahara uburyo nawe uzicara wewe utaona ukavuga ayo narise yose ayo narise yose yo Yohana anafa mu ngongoro akatoka avanga ari muzima katoka na iko nashimira Imana nilikuwa nashukuru nubwo uyu muriro wawunyuzemo hata hii moto ukabona unyuzemo igihe naipita mo ariko byibuze ugiye kusohoka muri muzima unaenda itoka mo na usohotse mu ishuri umetoka kwa masomo usohotse mu ikosi umetoka ndani ya masomo utarabaye kajoriti na ukukua kasogite reka akantu gasubiremo hata kaka kitu nikana ndashimira Imana nashukuru Mungu usohotse mu ishuri umetoka mu masomo usohotse mu ikosi umetoka mu masomo utaraba kajoriti na unakuwa kasogite uzi icyo bisobanura na hiyo mambo ku ina isoko ry'umurimo nikusema ni wowe soko ukenewe ni wewe ku unaitaka isoko ry'umurimo kwa soko ya ni wowe kazi ukenewe wewe ku unaitaka isoko ry'abashoramari kwa soko ya watu wa ni wowe ukenewe wewe unaitaka ugiye gukubitana n'ahantu unaenda kutana na bavuga ngo twari dufite umuntu ukora bwana mtu ambaye alikuwa anatumika ariko agakora anakorakora anatumika tu na bashakaga rero usenga alikuwa anataka mwenye kuona twashakaga rero usenga anataka muomba aba ari ucunguye umutungo jambo lenyewe aba ari ucunga aha hantu achunge ifa haleluya 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 ntabwo ahantu uzicara fasi kwenye utaikala hatari umuntu uhicaye hakukosa ahubwo mtu Imana ukuntu ikora Mungu kisa na ihagurutse umuntu wicaye aho hantu anasimamisha mtu wowe anaikala ikahakwicaza wewe ntabwo anakuita umuntu muzabana mtu mwenye ari wowe musore wenyine azi haiko njoo kijana cyangwa ari wowe mukobwa wenyine azi ama msichana mmoja ariko hagomba kuba amavuta utakuwa mafuta amukwemeza ya kukuitikisha akamukwemeza wanakuitikisha akamukwemeza wanakuitikisha akamubwira ngo nuriya amwambia ni ule nuriya ni ule izindi nimero zisibe ingine nimero hivi byose akabisiba yote nafunga uyu munsi urakira urufunguzo leo utapokea fungu uyu munsi urakira leo urufunguzo utapokea fungu uyu munsi urakira leo urufunguzo utapokea fungu turaje twinjire muri iryo shuri tunaingia mwa ile wao n'abantu batari bahari turabahari muri watu promotion wenyewe kabisa hawakuwa tuwapatia promotion turabaha promotion tuwapatia promotion Yesu ashimwe cyane Yohana Yohana ngo babona arabananiye wakaona na washi bafata umwanzuro mushya wakachukua hatua mushya ya mpya barabona ikintu tugiye gukora kitu tunaenda fanya hari ahantu hari ikirwa unafanya hari ibintu bisobanura umuntu na vitu vinafasiria atarisobanura na hayajifasirie niba ubona bakoze ubukwe wakiona unafanya ndoa bakagira ibyago bakagushyira ku rubuga wanakutia kwenye mtandao bakabona ni wowe utwerereye menshi naona wengi na pana za Mungu ubwabo bazajya inbox babazanye wataanza kuuliza uriya watanze menshi ni ule mwenye anatoa mingi ni wa wundi ni ule yayakuye
ametoa, wabwirane ngo yarakize. namwambia Hari urwego ugeraho una kiwango na ntubwire abantu ngo warakize, utambia watu ahubwo ibikorwa urimo urakora atenda uko natenda. niba aribyo wazamuriye haleluya. Hari urwego ugeraho Una kiwango na ntubwire abantu ngo ndi umunyabwenge, hautambia watu asemi disikuru uvuze, diskuru yako, ijambo uvuze neno unasema rimwe gusa, moja tu, bo bagasigara babwirana wanabakia nta muntu utari umunyabwenge hakuna mtu wavuga ririya jambo. mwenyewe ana akili hawezi. Rero Imana ikintu irimo irakora Mungu kitu iko ntabwo ikeneye ko Yohana hana hata Yohana ajya kongera kwivugavuga. aende tena kujieleza. We niyandika Yeye akiandika agashyiraho hasi ngo anatia chini, byanditswe nanjye Yohana, imeandikwa na mimi, byandikiye ku kirwa, imeandikia abamutaye, wenyewe walimuta, abamujugunye, wenyewe walimuta, abazi ko yapfuye, wenyewe wanajua, abishimiye ibyamubayeho alifurahia yenyewe, bazamenya ngo Yohana ariho. watajua Yohana na ukeneye ikimenyetso mahitaji alama, cyemeza abantu ko uriho, kuitikisha watu, ukeneye ikimenyetso mahitaji alama, cyemeza abantu ko uri umunyabwenge, sasa watu kwamba ukeneye ikimenyetso una haja ya cyemeza abantu ko nawe uri umugore nk'abandi, kwamba kwa mwanamke, ukeneye ikimenyetso mahitaji alama, cyemeza abantu ko nawe ushobora gukora. kwamba naona weza tumika. Zamurira haleluya. Uragikeneye cyangwa ntabwo ugikeneye? Unahitaji ama hauhitaji? Yohana atangira arandika, Yohani akaanza kuandika, yandikira abakori Abaefeso, akaandikia Waefeso, yandikira amatorero arindwi Simuruna, akaandikia kanisa yandikira Perugamo, Simuruna, yandikira Sarudi, akaandikia yandikira Philadelphia, akaandikia Philadelphia, arabandikira akabandikia. bamara bakabwira ngo nzi imirimo yawe, Wengine anamwambia najua uzi ko usanga uriho kandi nturiho, najua unaonekana unaishi, abana akavuga ngo nzi imirimo yawe, wengine anasema najua nzi ko wihangana, najua unavumilia, abana akavuga ngo nzi amakuba yawe. anamwambia najua tabu yako. yari amatorero arindwi akora ahantu Kama hatandukanye, kanisa 7 inatumika umwuka w'Imana muzaho, Roho wa Mungu akakuja abandikira bitandukanye nuko bagerageza. tofauti na gisi wanajaribiwa, amaze kubandikira kisa kuandikia ubuhanuzi ntibwahagarara, unabii haikusimu bibutsa arimo arahanurira niko na tabia aho bamujugunye, fasi walimutupa, bibutsa abanema hanura ni bande, watu wanatabia babandi bamujugunye. wale walimutupa, Ibyo ntibyagarangira gusa, bila havikuisha. Yohana niwe Yohane msomi, Imana yeretse Mungu alionyesha mu ijuru umugambi wayo mbinguni mpango wo yake gucungura umuntu. ya kuokoa mwanadamu. Agera ahantu abona ibizima, Fika fasi akaona babona Imana ibaza ngo ninde wacungurira umuntu, anamsa nani mwenyewe mw'isi no mu ijuru n'ikuzimu habura n'umwe. ulina kusimu Ni akaona Yohana wabyeretswe, Yohane ndio alionyesha, abyerekewe ku kirwa alioneshewa kwenye Patimosi. Patimosi. Haleluya. babona umwana w'intama ari we Yesu, Naona mwana kondoo bameze nk'uwatambwe, ako kama litu, bavuga ngo ndabyemeye. kasema kwamba Yesu yaje mu isabizi, Yesu alikuja duniani, azi ko azabambwa, alijua azi ko azakubitwa, alijua azi ko atapigwa, azaterwa icumu. alijua atachomwa mpula Pula yose yo kugucungura yarayize, yote ya kukuokoa. bararushwa n'iki? Sasa wanachoka Ufite uwagucunguye, uko na mwenye kandi alikuokoa, ko wagucunguye ari muzima, mwenye alikuokoa ngo yahawe ubutware bwose, alipewa mamlaka, ngo nta rindi zina hakuna jina ngo twahawe ryo gukirizwaho ambao tulipewa ya uretse kuokoa izina rya Yesu. nasipo jina la Nta Yesu, rindi zina hakuna jina twahawe tulilopewa ryo gukirizwamo ya kuokolewa uretse izina rya Yesu. sipokuwa jina la Yesu. Haleluya. Ibyo ntibyari bihagije. Ile alikuwa mina Yohana yereka ibya Antikristo, Yesu Yohana yereka ibya Antikristo, akaoneshewa ya antikristo, yereka ibyo kuzuka, akaoneshewa ya mfufuko, yereka iby'igitabo cy'ubugingo, akaoneshewa ya kitabu ya uzima, yereka iby'igitabo cy'urupfu. akaoneshewa kitabu ya Habaho itorero kwa kuwa kanisa rero rimo hano rya Efeso, inasema kuko ibya mbere bishize, ya kwanza vinaisha, kuko ibya mbere ya kwanza vinaisha, bishize, ya kwanza vinaisha, kuko ibya mbere ya kwanza bishize. vinaisha. Murongo wa 5 wa 6 Mstari ya 6 nabonye umubyeyi uri sasoma ngo arebe ko ari byo, sibyo? Sawa. Umurongo ukurikira uravuze, mstari inafuata inasema, haleluya, amen, ngwiyicara kuri ya ntebe, mwenye anaikala kwa ile kiti ngwiravuze ngo amesema, dore byose ona vyote ndabihindura bishya. aligeuza vitu. Ngwiyicara kuri ya ntebe, Mwenye anakaa kwa ile kiti ngwiravuze ngo amesema dore byose, vyote, vuga ngo byose, sema vyote, ariko mana yanjye, ariko mana yanjye,
wigira umuntu wigira byibwiriwe vuga ngo byose sema vyote wepeke byose yote ibintu 12 wabyanditse 12 umeviandika wabyanditse neza umeviandika mzuri sawa fata envelope mu ntoki kuwa bahasha yako mikono yifate mu ntoki kuwa bahasha yako yawe yifate mu ntoki yako ichukue mikono yifate ichukue Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane Yesu wabimusobanurira nawe arashaka ngo umuntu nawe naje nyigo mufasiri natakupatia hiyo arimo arabwira umwidari ngo wamaya envelope kuna bia mtompatie bahasha nikaze nyigure mukanya nitakupatia hiyo wabyanditse neza umeviandika Imana aratubwiye ngo Mungu alituambia uyu munsi siku ya leo ubwo ndabwira bashe ari bashe naambia wenyewe banakuya ni ba Mungu Imana aratubwiye uyu munsi Mungu alituambia leo urafata urupapuro utachukua karatasi n'ukuboko kwa na mkono yako wandika ibintu 12 andika vitu 12 wumva urambiwe mu buzima bwawe nasikia umechoka kwa maisha yako hanyuma izo mpapuro na ile mkama malaika w'itorero malaika wa bishop muchungaji bishop mchungaji arasohoka turaza kuzitwikira hano atatoka na tutarunguzia zitwike ku mugaragaro turunguze hasara izuba riva Imana iratubwira Mungu anatuambia izo mpapuro uko zizaba zihiye ile papie gisi tarunguza mu buryo bugaragara ukabona ko ruhiye aina unaona inaonekana no mu buryo bw'umwuka na kwa kiroho mu buryo bw'umwuka kwa kiroho bya bintu n'aba wanditse zile vitu utakomea niko biri bushe jogisi vitabu niko biri bushe jogisi vitabu niko utazongera kubibona jo utaviona mu buzima bwawe kwa maisha yako ubwo narimo sobanura abatari bahari wanafasiria wenye abakukuru ndi narimo sobanura abatari bahari wanafasiria wenye Yesu ashimwe cyane amen Yesu ashimwe cyane narimo sobanurira wanafasiria abatari bahari wenye abakukuru umvi isezerano rikurikiye sikia sasa kitu ingine wiyicara kuri yane mwenye naikala kwa ile biravuze ngo ameneza dore byose kuona vyote ndabihindura bishya na vigeuza ngo kandi iravuze ngo tena amesema andika andika ngo kandi iravuze na amesema andika andika kuko aya magambo maneno hii ngo ari ay'ukuri ni ya kweli ngo ari nayo kwizera ni ya kuaminika ikivuga wakati ngo ninjye arufa ni mimi alfa ninjye omega ni mimi omega itangiriro mwanzo n'iherezo na mwisho ikivuga nanone anasema kunesha mwenye anashinda ubasha kunesha mwenye anaweza shinda kunesha mwenye anaweza shinda wazaragwa byose mwenye atashinda atapata yote nzaba imana ye ataliti yote ubuzima bw'Imana isoje bwa nzaba kwa imana ye sababu anasema atalikuwa ni Mungu ukugira ngo ibyo ugiye kwakira yenye unaenda pokea bibe bifite uburinzi ntazagire umuntu ubirwanya kuwe na ulinzi kusiwe mwenye wa kubipiganisha yego ibya mbere barabirwanije ya kwanza balibipiganisha yego ibya kabiri barabirwanije ya pili balibipiganisha ariko noneho ibyo ugiye kwakira ili yenye unaenda pokea ngo unesha mwenye atashinda azaragwa byose atapata yote nanjye nzaba imana na mimi nitakuwa Mungu wake bigiye kuba birindishijwe vinaenda vinalindwa ukuboko kw'Imana mkono ya Mungu ukuboko kw'iki mkono ya Mungu zamura ibiganza gatoya inua mikono kidogo vuga ngo mwami Yesu sema mfalme vuga cyane ngo mwami Yesu ndi imbere yawe niko mbele yako 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 hashize igihe kinini nimaliza muda mrefu ibyanjye bifunze yangu nimefunga hashize igihe kinini nimaliza muda mrefu ibyanjye bifunze yangu nimefunga nagerageje gukora najaribu kutumika ariko byaranze mimi nimekataa nagerageje gukora najaribu kutumika ariko ngahomba lakini naomba mwami Yesu mfalme Yesu mwami Yesu mfalme Yesu mwami Yesu mfalme Yesu uyu munsi siku ya leo ndakwizeye kuamini uyu munsi siku ya leo ndakwizeye kuamini uyu munsi siku ya leo ndakwizeye kuamini ukora ikintu gishya fanya kitu umpa urufunguzo nipe fungu 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 subiramo cyane ngo umpa urufunguzo tena sana nipe fungu ufungura ibyanjye ufungura vya ndashaka gukingura nataka kufunga aho abarozi bakinze ebalosi ndashaka gukingura nataka fungu aho abapfumu bakinze ebafungu balifunga ndashaka gukingura nataka fungua aho abandogaga bakinze eba nalilongaka ndashaka gukingura nataka aho nifunga abadayimoni bakinze mapepo walifunga ndashaka gukingura nataka nifunga ndashaka gukingura nataka nifunga Yesu Yes iyi tariki tarehe sinzayibagirwa sitaisahau niyo mpereyeho urufunguzo
zizunguza. Zamura haleluya eshatu z'imbaraga.